tabare FARDC n'abambari babo bose barimo abacancuro ndetse n'abarundi bari hano muri Uvira rwagati ngo bategereje kurimbura n'intare umujinya ukomeye cyane bakubitanye n'icyo bituruva gusenya mu buryo bukaze M23 intare za Salambwe bamaze gukora defense y'akataraboneka nyuma y'uko bakusanyije ibikoresho byabo bya gisirikare birimo M23 ibifaro ndetse n'izindi mbonda zitandukanye zirasa kure izo zose zamaze kugezwa ku mirongo imbere ku rugamba mu duce turi uza kugarukaho nyuma y'uko ibikorwa bya gisirikare biri gupangwa n'ibindi byinshi byari maze iminsi bimenyekana ko FARDC isaha n'isaha yatangirana ibitero bitongoranye cyane ku mategeko atangwa mu buryo bwa buhumye n'abajenerali bakoresha urwango aho gukoresha uburyo bw'intambara bashaka kurimburana na M23 umujinya. Ibi byose bigiye gushirwa akadomo gango nyuma y'uko izi ntare zire Karongo mu buryo bukomeye zikemeza gukora gatangaza ndetse no kwerekana ko atari agafu k'imvugo rimwe. Uru rutondo rurerure n'ibikoresho rutura byamaze kuzengurukishwa igisirikare cya FARDC nka Coalition byiteguye gukora gatangaza biri gutetiza bikomeye cyane abiteguye gupfira hano muri Uvira. Uru rugamba rw'injyana muntu katuze turugarukeho tunasesengura byinshi muri updates zihutirwa akakanya twamaze gutohoza muri amakuru yihutirwa cyane twamaze kugutegurira akakanya. Hagati aho iki gitondo isi yose ikomeje gutungurwa mu buryo bukomeye. Neva ari gushirwa igitutu gikomeye na bene gihugu yababaje mu buryo bukomeye nyuma yo kwivanga mu rugamba rwo ku butaka bwa Congo n'ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge by'umwihariko mu bitero rutu bakomeza gutegura biri gukomeza kubabaza bikomeye cyane abaturage be. Ariko nanone abasirikare bari gupfira mu mirwano mu bitero by'inkuba bamaze iminsi barira Neva mu butumwa budashira dore ko yatanze nimero ye ubu noneho baramubwiza ukuri ndetse n'inande na rimwe hashingiye ku mpoza ndengo y'ibikorwa byinshi ngamaze kugaragaramo kugeza ubiri gutuma agira icyangiro gikomeye imbere mu gihugu ndetse no hanze bitewe n'ibyo yivanzemo kugeza ubu nubwo atabara nk'ikarita ikina muri politiki ya Karere by'umwihariko mu rugamba rubera ku butaka bwa Congo kandi arubarizwamo. Hagati aho Fdrl ikomeje guhaga amabyeru y'ubutegetsi bwa Kinshasa mu buryo bukomeye ku buryo kugezana n'aka kanya batagisinzira ni mu bikorwa byinshi kandi byigaragaza biri gutuma leta yaguruka ikongera gushinja Congo noneho ngo Fdrl ngo ishobora kuba ngiri mu ngabo zirinda perezida w'u Rwanda Paul Kagame bivuzwe na Patrick Muyaya mu biganiro byinshi akomeje gusakaza ndetse bisa nka propaganda zo gushaka kuyikuraho ku ngufu. Ariko ibi byose bizabahagama kuko babizi neza ko icimbukiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndabikwinjizamo byose muri operasiyo Karundura igiye kuzasenya ubutegetsi bwa Kinshasa nyuma y'uko bishigikiye. Ibi byose babibabwiye kuva kera ariko banga kubyumva turabigarukaho nanone kandi ubu ngubu noneho isi yose yatunguwe. M23 ikoze ibyananiye hafi isi yose izana abatekanisiye rutura babandi biswe abakarahabutaka mu bijyanye no kurestoringa ndetse no kongera gusubizaho buri kimwe cyose cyangiritse ku kibuga cy'indege cya Goma no gutegura ibisasu byose byananiranye maze ubundi ngo cyongere gikore. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwakaniye ndetse burarira mu buryo bukomeye kuko ngo iki kibuga cy'indege nikiramuka cyongeye gukoreshwa agatangaza gakomeye mu rugamba bari gutangiza ndetse bashaka kongera kubura rugiye kubananira mu buryo bwa nyabwo. M23 ari umupango mushya ifite ibyo turabivuga. Ese ifungwa rya Lieutenant Colonel Ngoma Remezerete ibyo katuze tubigarukeho kano kanya bikomeje gucikisha igikuba mu buryo bukomeye mu gihe benshi bazi ko ngo bamaze gutabwa mu mvuto mu buryo butigeze busobanuka neza. Ese amakuru y'uko yabarahe hani kumbuye mugara amakuru yizewe kandi agezweho kandi ndakomeye ku mutekano politike na diplomasi neza nkuko mubyumva. Ubu twamaze neza kugera mu mirongo imbere ku rugamba mu nkuru zitandukanye. Ikaze mwese niba uri mushyaka bari bwo bwa mbere ugeze kuri umuyoboro reba munsi gato cyane umuco wacu no gukora subscribe ndetse na like maze ubundi niba dusanga ngo ukebuka gukanda like maze ubundi dukakomeza neza mu makuru yihutirwa kandi agezweho 5 kuri 5. Ikaze n'amakuru yihutirwa kandi akomeye twinjemo mu buryo burambuye aka kanya tujya guhera neza imbere ku rugamba ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Congo. Ni mu nkuru zikomeye kugeza ubu twamaze gutegura kandi zigezweho. Ubu noneho M23 iri gutitiza kwa hasiyo mu buryo bukomeye nyuma y'uko urugamba rw'injyana muntu rukaze rwo gutegurwa rwagezejwemo abacancuro ndetse bakifatanya na hafi n'isi yose ibashigikiye ngo barwanye M23 mpaka bayitsinze burundu. Dore ko muri iyi minsi ngari urugamba rushirwa kongera gutuma intare zongera kugaragara nk'izatsinzwe cyangwa se mu zigatsinda. N'urugamba ruzahera Uvira rumaze igihe kinini rutegurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ruwezwamo abasirikare barenga 80,000. Ubutegetsi bwa Kinshasa butagira ibanga ko bwamaze kubishira hanze ndetse no kubizakorwa. M23 yanze agasuzuguro noneho ikora gatangaza mu buryo bukomeye. AFARDC n'abandi bari hano muri Uvira bagushishishana mu buryo bukomeye. Za M23 ibifaro za 122 n'inzindi mbunda rutura zikora sharingi z'akataraboneka zose zamaze kumanuka ndetse zivanwa mu bubiko rwagati zitangira kugizwa imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano uhere muri ho parato hano Ruvungi muri Prone de Ruzizi ndetse no muri
yewe na runingwa M23 izi ntwaro yamaze kwazigeza muri defense yakozwe kuva ku munsi w'ejo igashinga imizi uyu munsi nyuma y'uko zihaya n'abandi basirikare bashya bagomba kuzirebera kure. Nanone kandi atashinga ibigo bya station z'intwaro rutura zirimo n'iz'amadrone zigomba kwifashishwa mu butasi ndetse no kugenzura akantu ku kandi ku bitano ndetse n'ibikorwa bigari byose bya kwahosiyo iteganya kubanza gutangiza kuri M23 mu muriro waka karundura kugeza ukomeje guca ibintu mu buryo bukaze. Ni mu gihe ibikorwa bya gisirikare nk'ibi M23 bisabwa imyiteguro ikaze kuko bigereranyije n'ibya mbere birasa nkaho ngo M23 yiraye nayo ishobora gukutira n'ibyago bikomeye, ariyo mpamvu yagejeje neza ku mirongo y'urugamba ibitwaro bihambaye cyane n'ubu byo kuyirinda mu rwego rwo kwirinda ko kwahosiyo zayisumbye imbaraga mu cyo bise target za nyazo zo kurimbura kurwana inkundura kugira ngo abasirikare bagire intege nke zo kutazongera kurwana mu buryo bweruye. Ni mu gihe kandi biri kuba ikumvikana ibiganiro byongera gutuma ngo M23 ngisubizwe inyuma ingingo ya Kinshasa cyari yayindi M23 ngo nirambike intwaro hasi ribijya nabo bakabaza iyo bazajya, ariko bakanabasaba kukuri ingingo mu buryo ratekereza byose kuko n'imindi gutegekwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko leta isa nk'iyiginga ibyo byashoboka, ariko ngo gisekeda bifata nko gucamo Congo kabiri k'ibyo atabikozwe n'ibindi byinshi. Ibiro bikabitanga amahirwe akomeye cyane yuko imirwano ya M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa idategeze kuzahagarara mu gihe cyose gisekedi akiri ku butegetsi, kuko uregaragara by'urugamba rwamaze kwitegurwa kandi rugomba gukorwa byange bikonde. Ano mpamvu M23 yanze kubirijenjekera ikaba yamaze noneho kwimatatura mu buryo bukomeye ikagaragaza ko iri mu ntambara yeruye kandi y'umuriro bya nyabyo, kuko biteganyijwe ko no mu Burundi bushobora kwibarizwamo ku rwego rwa nyuma kandi rukomeye, nubwo aracanshura n'abasirikare ba Congo nabo bambariye kuzarwana mu buryo bwa nyabwo nubwo isasu rya mbere itaratangizwa mu rugamba rugomba koherezwa muri Uvira. Tubibutse ko M23 kibitse intasi n'ibindi bikoresho bya gisirikare rutura ikoresha mu gukora ibitero by'umuba bimaze iminsi bishegesha ndetse byanatumye ingabo z'u Burundi zititira mu buryo bukomeye muri make zikikangamo kuri M23. Hagati aho reka tubanze twinjire mu bikorwa bikomeje gutungura abenegihugu mu Burundi kuko bari gupfuna mu mirwano mu buryo budasobanutse, nyuma y'uko Ndayishimiye ishoye mu bwicanyi rutura bwo guhitana abanyamurenge ndetse no kwivugana benshi mu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu ntambara ubutegetsi bwa Kinshasa bwamushoyemo kubw'inyungu ze. Abaturage be bararero kwarika mu buryo bukomeye kubera gurera bazana imirambo ziciwe kuri iki kigo cy'imirwano mu buryo bitunguranye mu ntambara bavuga ko atarimo kandi ngafasha Kongo n'ibindi byinshi wiyise ko atari intambara ye ko ahubwo iyo Kongo n'ibindi byinshi, ariko ikabikomeje gutsegesha ndetse no gutuma abarundi bababazwa mu buryo bukomeye kuri iki kirwa cy'imirwano muri Uvira ndetse no mu tundi duce tugenzurwa n'abasirikare ba M23 twirwanaho ndetse na M23 ubwayo. Abarundi bamaze igihe cyinshi bumvikana ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko mu rugamba rwo kujya kurwanya abanyamurenge bafashe hasi ejuru bifatanya na za mitwe zose zibarwanya, ariko muri iyi minsi nabo babakozemo akazi vumbi riratumuka ibyatumye abasirikare benshi bagwa ku rugamba, bigatuma rero igihugu bahora batabaza bavuga ko abana babo bagiye gupfira kuri Kongo bagashirirayo kuko ibintu bimaze guhindura isura mu buryo bukomeye. Hagati aho intare za Sarambwe ziri gukora agatangaza n'agashya mu buryo bukomeye. Ubu bamaze gutangiza imishinga rutura wamaze kumenwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa uko ikibuga cy'indege cya Goma kijya gufungurwa, agashya nuko kigomba kwifashishwa muri operation n'ibikorwa bya gisirikare rutura kuko rufite icyo bita control pano ndende cyane kandi ishobora gukora agatangaza ahantu hirengeye mu gukoresha ibikoresho bya gisirikare, dore ko M23 yacakiye n'indege Goma rwagati inyinshi ngo zahise zinakorwa bwangu. Ubu zikaba zijya kujya zifashishwa muri operation z'ibikorwa bya gisirikare birimo ibyo kujyana intwaro n'ibiribwa ku rugamba, kandi zose zikifashishwa mu bikorwa byihuse cyane bituma abasirikare babona icyo bita cyo gukenerwa cyose muri rapid force. Ibi bikabiri gukanga umutegetsi bwa Kinshasa nk'ikintu cy'ingenzi kigiye gutuma M23 igiye noneho ubuhahirane bweriye kandi bukomeye bugomba gutuma ibintu bisubirira udubu ubutegetsi bwa Kinshasa. Nubwo ubutegetsi bwa Kinshasa busa nk'ubwafunze ubuzima bw'abaturage baherereye Goma rwagati, M23 irashaka gusubizaho ubuzima n'ubugenderanire y'abantu ikongera ikagaruka mu gihe iki kibira cy'indege cyongera gukora. Bivugwa ko ubucuruzi bwasubukurwa bw'ibikorwa byose maze ubundi ibintu bikongera kujya mu buryo. Ibyo M23 yamaze kubona neza ko byagira uruhare rukomeye cyane mu gutuma ibintu bigenda neza hano muri abo baturage ba Goma. Gusa kugenzura urujya n'uruza n'ibindi byinshi byabanze kugenda byigwaho gake gake kuko rutagombaga guhobekerwa. Ubu nguri igiye bushirwa mu bikorwa gisekedi yumirwe yamaze kumirwa koko mu buryo bukaze. Hagati aho Fdrl irakomeza kuba ikibazo gikomeye kiri kubangamira Kinshasa mu buryo bukomeye. Ubu batangiye kwikuraho bavuga neza ko ngikoreshwa no mu Rwanda uko ndetse ngo imerizwa no mu basirikare barinda umukuru w'igihugu n'ibindi byinshi bitazwi. Patrick Morelingu yamaze kujya hanze ku Karubanda yemeza ko Fdrl imaze kubazonga mu buryo bukomeye kandi koko barabizi
kuko n'ubundi kuyicumbikira ntibyigeze buha amahoro mu myaka 30. Impamvu ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza kuyinambaho iracyagaragazwa nk'impamvu kugeza uritumvikana, kandi babizi neza ko kugeza kano kanya iri mu bintu byabazengereje. Babesha ko u Rwanda ngariyo rwitwaza kugira ngo rwe bitero ku butaka bwa Congo ndetse no kujya kwimumawiye n'ibindi byinshi, ariko kubi nahari ntibanabihakana. Ahiri naho kugeza ubu barahazi, ariko kuyikuraho ndetse no kugaragaza ko batayikoresha n'ibindi byinshi byerekeranye nayo byamaze kubabera ihurizo rikomeye. Iyi Fdrl yenyine izabarimbuza mu buryo bukomeye hashingiwe ku mpuzandengo y'ibikorwa n'ibindi byakomeje kuvugwa kugeza ubu kano kanya, byatumye ibintu byose bisubirira udubi hashingiwe ku kuba Fdrl n'ubundi ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba kandi wakoze jenoside n'ibindi byinshi byayiranze birimo koreka abanyekongo n'ibibi byose, ariko bakaba bakomeje kuyinambaho. Izabarimbura byange bikondera bahagama. Hagati aho bite bya Koloneli Muri Ngoma, uyu ni Liyotona Koloneli, bimeze bite? Ubu tuvugana benshi barakuvuga ko yafunzwe, ariko amakuru y'uko intara atangwa na M23. Nanone kandi nta n'itangazo iryo ari ryo ryose rigaragaza icyaha icyo ari cyo cyose yaba yarakoze, nubwo ibikorwa bya gisirikare byose biri kumvikana hano ku butaka bwa Congo bijya byumvikana bivuga ko biri kumubika ko yapfuye n'ibindi, mbese bifatwa nka propaganda yeruye. Kugeza ubu uyu mugabo ufite izina rikomeye akavuye mu buvugizi wa M23 si ugupfa gufungwa gutyo, kuko n'ibyaha yaba yakoze cyangwa se ibindi bimuvugwaho byose byaba ari ibihuha mu buryo bukomeye. Byaba bishingiye ku kura M23 bashaka kurimamo icyo bita amacakubiri n'ibindi byinshi bituma ibintu byose bisubira urudume umunsi ku wundi. Benshi bakavuga ibyo bishakiye, gusa M23 bacyahagaze yemye kuri iyi ngingo ntiragira icyo itangazaho, ariko mu by'ukuri ntabwo bizwi niba yafunzwe cyangwa se gihari. Ibyo byose bikomeje kwitwa uburimanganye bukomeye. Si ibyo gusa, igisirikare cya Congo n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ababafasha bose baguye mu mutego ukomeye cyane. Ubu tuvugana Amerika ishobora kuba igiye gufasha M23 mu bikorwa bya gikomando rutura biri kumvikana byo kongera gusekura uduce amaze gucakira muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu mu burasirazuba bwa Congo. By'umwihariko ikaba igiye kubafasha guhondagura abacancuro bamaze iminsi bipamba imbere ku rugamba ku mirongo y'imbere no guhera muri Uvira ndetse na Warikare, ariko Uvira ikaba priorite ya mbere kuko ariko gace karimo abasirikare benshi bavuga ko bagiye gutangiza ibikorwa bya gikomando byiswe kirimbuzi kuri M23. Bikaba nanone kandi bishingiye mu kwica agahenge n'ibyo Donald Trump byakagombye kumuhesha amahirwe yo kwitwa umuyobozi uharaniye amahoro, by'umwihariko mu guhagarika urugamba ukomeje no gushira igitutu gikomeye kwa perezida barimo uw'u Rwanda ndetse n'uwa Congo ko bagomba guhurira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagashira umukono ku masezerano, ariko Kinshasa ikaba ikomeje kuyabangamira ikoresha abacancuro ndetse n'ibyo bikorwa byose bya gisirikare. Ibintu bisubira udubi. Ibi turaje tubigarukeho twifashe ikinyamakuru gikomeye African Intelligence na Great Eyes mu busesenguzi bwimbitse bwongeye kumvikana mu gihe muri Uvira umuriro ukomeje kwaka mu buryo bukomeye wiswe ubutita. Hagati aho ndagaruka nanone ku bikorwa bikomeye cyane byongeye kumvikana nk'ibyokeje igitutu ubutegetsi bwa Kinshasa bukaba bwomeye kongera gusubira mu biganiro duhavuba byihuse cyane, dore ko intumwa za M23 zasubijwe ikitaraganya mu buryo butunguranye cyane. Ibi biganiro ngo bigomba kuba noneho bigusha ku ntego, kandi noneho M23 igashira umukono ku masezerano agomba kumvikanwaho. Ibyo ni biri kubera Doha mu gihe byagira amaze gukubita igihwereye mu buryo bweruye. Ubu byabigarutse ku murongo noneho muzima, kandi ugomba gutuma ubutegetsi bwa Kinshasa busubira noneho ku murongo maze ngo bukemera n'ibyo M23 isaba. Ibyo turaje tubyinjiremo aka kanya. Hagati aho Kinshasa umuriro watse, Gisekedi yatitijwe nyuma ya kudeta yapfubye. Bivugwa neza ko yagizwemo na Christian Chiwewe Songo, siyo ni generali wahoze uyoboye igisirikare cyose nk'umugaba mukuru w'ingabo, wamaze kugezwa muri gereza Dore ifungirwamo abasirikare we n'abandi bambari be. Biravugwa neza ko uyu mugabo gutabwa muri yombi kongeye gutitiza abandi bajenerali bakomeye imbere neza muri Kinshasa rwagati, kubera ko ngo ubu tuvugana ngo amaze no kongera umutekano we anawushiramo n'abacancuro benshi ngo bashinzwe kumurinda Gisekedi mu bwoba bukomeye bw'uko ashobora kwicwa cyangwa se agakurwa ku butegetsi. Ibintu byadogereye mu buryo bukaze cyane hano Kinshasa. Katuze tugaruka muri izi ngingo zose zikomeye, ni ku mutekano, politiki na diplomasi, ani ku muyoboro mugari amakuru agezweho kandi yihutirwa. Iburi mushya akaba ari bwo bwa mbere ugeza no kuri umuyoboro, reba munsi gato cyane ahanditse like ndetse na subscribe maze hose ukoreho. Niba nanone dusanganwe ibuka gukanda like maze ubundi dukomezanye neza muri amakuru na updates zihutirwa 5 kuri 5. Ikaze n'amakuru yihutirwa kandi akomeye twinjemo aka kanya mu buryo burambuye ateje inkeke mu buryo bukazi. Reka tubanze duhera imbere ku rugamba aho M23 igiye kubona amaboko mu buryo bwiriye, kuko ariyo igaragaza neza ko
kandi ikanatanga ultimatum y'ibikorwa bigiye gukorwa na Kinshasa mu rwego rwo guha isi yose update y'ibigezweho, kuko Kinshasa bigaragara neza ko idaharanira amahoro habe na gato, kandi iri kwishingikiriza abacancuro, ikaba iri kwishingikiriza n'ibihugu byemeye ko iyo ubufasha bikomeza kuyishuka ndetse no kuyisunikira mu mirwano iri gutuma ibintu bisubirira urudubi mu buryo bukomeye. Gutangiza operasiyo zigizwe n'abacancuro bari imbere kuri front line neza muri Uvira na Warikare mu bice bigamije kwigarurirwa vuba cyane byihuse no gukoramo 23 mu nkengero zose zibarizwamo abasirikare ba Kinshasa. Nanone kandi bikitwa ibikorwa byo kwica agahenge. Ibinyamakuru byinshi byongeye kugaruka bisosengura neza ko abafatanyabikorwa batari barakagaragaye mu ndwano, ndetse ngo banagaragare bari ku ruhande urwo ari rwo rwose bashobora guhita bafata uruhande rurimo rw'ama 23, kuko bigaragara neza ko bakoze ibishoboka byose ngo yongere yemeze Kinshasa, ariko ikihagararaho mu buryo bweruye. Ibi bishingiye ku kuba ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze iminsi buhuruza abacancuro batutsi burayi, kandi bigakorwa ku mugaragaro. Leta zunze ubumwe za Amerika ngiri gukina ikarita nziza yo kugarura amahoro ku butaka bwa Congo. Kwihanganira ibi byose biri kuba ngo biteje inkeke mu buryo bukomeye nyuma ya gasopo nyinshi zoherejwe i Kinshasa mu buryo bw'ibanga rikomeye kuva ku munsi w'ejo ndetse ngo n'uyu munsi mu gitondo rwagati. Ariko byose bikaba byiteguye ko Gisekedi ashobora kwanga kubyemera, kuko ngo abacancuro n'abandi basirikare bose bari kuri iki kibuga cy'imirwano yamaze kubashoramo akayabo, ndetse abaha ultimatum banamwizeza uburyo kibazirukana 23 ngo kandi nicyo cy'ingenzi agomba gukora. Kugeza ubu ibi byose bikomeje gucikisha igikuba gutya, kuko ngo 23 yagaragaje neza ko itagishishikajwe no gufata ibice, ahubwo yari igamije kwereka Gisekedi ko kuba bahari kandi nabo bashobora kugira icyo bakora, bityo ko kubemera kandi bakaba mu bice kugeza ubu bagenzura aribwo buryo bw'ingenzi, bakanashirwa mu gisirikare nk'abasirikare ba leta. Ubutegetsi bwa Kinshasa ngo ntibujya bwemera ibyo byose, kandi buzi neza ko 23 ngo igomba kurwanwa nayo, kandi yabanje kujya gutangira abanzi bari ahantu hose bari bagabaga ibitero mu bice bitandukanye mu gucubya icyo bise umutekano muke. Ibyo byose Leta zunze ubumwe za Amerika n'ubutasi bwa CIA babizi kubi. Nanone kandi n'urugamba rukubera muri Uvira rwagati narwo ruzwe kubi. Ibyo byose rero bikaba biri gufatwa mu mwanzuro ugira uvuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa aribwo bugomba guhiga amabwango, kuko uko bimeze bigomba kuba bigaragara neza ko aribo bashotoranyi bakomeye, kandi bari gutuma imirwano ikomeza gukara mu buryo bukomeye. Gufata uruhande rw'igihugu cy'igihangagiye kikemera gushyigikira aba barwanyi ndetse no kura babona uburyo bw'ibikorwa byabo byose kandi bikagenda neza, biri muri shobora gutuma imirwano ihindukira Gisekedi, kandi kugira ngo amahoro aboneke agomba kuvanwa mu nzira cyangwa se neva, kuko ari bashyigikira urugamba mu buryo bukomeye, n'abandi bafatanyabikorwa bababwira ko nibarwana bazatsinda, ariko abaturage bakaba bari kubigiramo ibyago bikomeye. Uvira umuri ukomeje gutogota waka neza mu bice bitandukanye. Ibikorwa by'ubutasi ku mpande zombi no kurebana y'ingwe biravuza ubuhuha mu buryo bukaze, ibikomeje gutera ubwoba isi yose mu buryo bukomeye, kuko byongeye gusandara. Abaturage noneho bapfa n'uruhumbirajana, ngo dore ko abacancuro baje bari kirimbuzi mu buryo bukomeye, ibyabo ndetse n'ibigwi twabibabwiye muri iki gitondo mu makuru twamaze kubagezaho. Hagati aho reka twongere tuvuge kuri bya biganiro by'Idoha bikomeje kuba ikibazo gikomeye. Nanone kandi tunabibutsa ko kuba Donald Trump yamaze kwemeza neza ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'uwa Congo bamaze guhabwa ubutumire biteguye kwitabira hano muri uku kwa karindwi bitarenze ku tariki ya 25 bakaba bazaganira Washington DC hano mu nyubako rwose ya White House ya Leta zunze ubumwe za Amerika. Donald Trump yiteguye ko azabasinyisha amasezerano, kandi utazayubahiriza ngazahura n'ibyago bikomeye. Benshi masesenguzi bemeza neza ko bishobora kuzavamo ibindi byago bikaze, birimo ko umuperezida umwe mu bashaka kudaharanira uko amahoro yaza agomba kuzakurwa mu nzira uko byagenda kose, kugira ngo igifi kinini kimenyekane kityakoza agatangaza gakomeye. Gisekedi kuva mu masezerano kugera Kinshasa hitezwe ibizakorwa, kandi murabizi neza uko Kinshasa ibihindagura. Ibyo byose nabyo birategerejwe. Hagati ariko reka tubanze tuvuge ku ntumwa za 23 zashizwe igitutu ndetse n'iza Kinshasa ngo zijye mu biganiro neza n'iziduha, kandi zigategekwa kumvikana bwangu. Kinshasa itegekwa kongera kuvana amanani zashizeho arimo ari kutumvikana na 23, arimo yo nanone kandi kutagira ikintu ikora na kimwe kigaragaze neza ko ishigikiye ibyo bavuga ndetse n'ibyo bikorwa, kuko kugeza kano kanya intare za Sarambwe zakomeje kwemeza neza ko ibiganiro by'Idoha byakubise igihoreye kubera ubutegetsi bwa Kinshasa bwohereza intasi aho kohereza abavugana na leta. Kugeza ubu kano kanya ngo bamwe babaga batanazwi, ibikomeje guteza ikibazo mu buryo bukomeye. Intasi za Kinshasa zose kugeza ubu zihabwa amabwiriza yo kutagira icyo zemera na kimwe, n'ibyemewe ntibikorwe. 23 yasaba ikintu icyo ari cyo cyose ntigikorwe, kandi higakomeza kunerezwa mu buryo bw'iri ivugwa ko igomba guhita ivigoma no mu bindi bicacakiye, maze ubundi ngo ikabona kuganira na leta yamaze kurambika intwaro, maze ubundi ikajyanwa ahantu hatazwi. Intare za Sarambwe n'abazikuriye zose bavuga ko ubu ahantu ho kujya ntaha gihari, kandi aho bafashe ari aho ngaho,
kuba ari iwabo, ibindi byose bababwira ngo bagende aho bazajya Kinshasa kugeza ubu nabo ntihazi kuko nabo babashize kuva kera hose bagiye bahava kugeza ubu rero aho bari naho ngaho, kandi ibyo Kinshasa ntishaka kubikozwa habe na gato. Iyo ngingo isa nk'aho ariyo Kinshasa yaciyemo agakubo maze ubundi isaba ko bigomba kumvikanwaho ahubwo bose bakabana muri aho hantu, kuko Kinshasa itaba yumva uburyo ki Ngoma 23 yaba ikiri mu bice bigenzurwa kugeza ubu n'agace kadashobora gukandagirwamo na leta, ibikomeje guteza ibyago n'ibibazo bikomeye muri biganiro mu buryo bwa rusange. Intare zasarambwe ngo zitarasinya amasezerano, amahoro ntashobora kwitegwa kuko n'ubundi abagenzura ibice bitandukanye kandi byinshi mu burasirazuba bwa Congo igihe baratumvikanye n'ubundi ibyo u Rwanda na Congo rwasinye n'ubundi ntibyaba bifite ahantu bishingiye, kuko n'ubundi nta mupaka ukora ku Rwanda utakigenzurwa na M23, ibikomeje guteza ikibazo gikomeye muri aya masezerano rutura akomeje kumvikanamo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite byinshi iri gukora kugira ngo Congo ibone umutekano mu buryo bweruye. Hagati aho tubanze twerekeza i Kinshasa. Kudeta iravuza ubuhuha. Christian Chiwawe Songwesa wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Congo akaza guhindurwa, ubu ngubu arashinjwa kuba ngari wagerageje kudobya ndetse no gushaka gufata kunda Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo afatanyije n'abandi bajenerali ndetse n'abasirikari bakuru bamaze gutabwa muri yombi, nk'uko amakuru dukesha ibitangazamakuru birimo Actualité abitangaza. Amakuru menshi ava i Kinshasa akomeje gucicikana muri Repubulika Demokarasi ya Congo avuga ko muri iki gihugu haba hari uhinjiyemo kudeta yariteguwe na General Christian Chiwawe Songwesa, wasanzwe ari umujyanama mukuru mu bya gisirikare Perezida Felix Antoine Tshisekedi, n'inshingano yahawe nyuma yo gukurwa ku zindi nshingano zo kuba umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Congo. Aya makuru avuga ko umugoroba wo kuri wa gatandatu tariki ya 9 na Nyakanga General Chiwawe yafungiwe iwe mu rugo, ndetse ko urugo rwe rwari rwagoswe n'abandi basirikare benshi. Ntabwo guverinoma cyangwa se igisirikare cya DRC baravuga kuri aya makuru, gusa biravugwa ko uriya mu generali afungiwe iyo nyuma y'umugambi wo guhirika ubutegetsi wari umaze gutegurwa mu bajyanama be n'abandi benshi, maze ubundi